Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10. Umwungeri mwiza. Nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenye ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni irembo, umuntu niyinjira muri rye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nijye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nijye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Igituma data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawe ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Abayuda bongera kumupfa ku bw'aya magambo. Benshi muri bo baravuga bati, afite dayimoni kandi yasaze. Muramwumvira iki? Abandi bati, ayo magambo si ayutewe na dayimoni. Mbese dayimoni yabasha guhumura impumyi? Yesu ahamya ko ari umwe na Se, Abayuda bashaka kumwica. Icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Yesu agenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa irya Salomo. Abayuda baramugota baramubaza bati, uzageza he kutuyoberanya? Niba uri Kristo utwerurire. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya data nayo irampamya. Ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data, jyewe na data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri data. Noneho ni uwuhe murimo muri iyo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho kandi byanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranije? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Niba ntakora imirimo ya data ntimunyizere, ariko ninyikora, nubwo mutanyizera mwizera imirimo bwayo, kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri jye nanjye nkaba ndi muri data. Nuko bongera gushaka kumufata, ariko abava mu maboko. Avayo yongera kujya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatirizaga bwa mbere, agumayo. Abantu benshi baza aho ari baravuga bati, Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ibyo Yohana yavuze kuri uyu byari ukuri byose. Benshi bamwizererayo.